twe turi hano mu muhanda nko tubikorwa nyine ibikorwa by'amaboko abonye setse nukabona ntamenye ufite. Sina Gerard ibikorwa byawe. Iyi nka twayihawe na Sina Gerard. Nafata nk'urugero nk'umuturage uri aho atabona ejo hazaza. Ikintu Sina Gerard akunda kutuganiza mfata nk'impamba yanjye, kandi ikindi kintu njya nkunda kumwigiraho nuko ajya tubwira ati iyo ufite discipline nicyo cy'ingenzi. Mu rurimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko mu buvanganzo nyemvugo habamo igice cyitwa iyitirira. Iyitirira ni igihe umuntu yitirirwa kimwe mu bice by'umubiri we, inyubako, kwitirirwa icyo akora cyangwa aho akorera. Urugero uzumva bavuze ngo kwa Rubangura, ku mazi, kuri Nyirangarama n'ahandi. Yewe hari naho birenga umuntu akitirirwa izina ry'ahantu bishyize kera ugasanga ryahindutse nk'izina bwite. Wenda byagorana kumva umuntu avuze ngo dore akabanga karahise, akandi karahise, akaryoshye cyangwa akanozo, ariko umunsi uzumva bakubwiye ngo dore Nyirangarama arahise, twese twabyumva kimwe ko uzahita wumva ko uhise ari Sina Gerard. Twirengagije ko ubundi Nyirangarama ari izina ry'akagari ubusanzwe kabarizwa mu karere ka Rulindo ho mu majyaruguru. Gusa ku bandi bantu b'abahanga bazi no gusesengura biraborohera ko iyo uvuze ijambo akabanga ryonyine igihita kibanza kuza mu mitwe yabo atari rya cupa cyangwa ka gacupa tuzi k'urusenda. Benshi bahita babanza gutekereza Sina Gerard cyangwa Entreprise Urwibutso, ari naho benshi bitiriye kuri Nyirangarama. Dufite ubuhinzi, inganda zose zuzuza umuntu mu biribwa n'ibinyobwa, naho tukagira n'urundi ruganda rw'ubwenge ikoreje Fondation Sina Gerard, aho twibonamo nk'uko mu gihe kizaza uwo twashoboye gufatikanya mu nzira y'amajyambere azaba afite umutungo kandi afite n'ubwenge bwo kuwucunga, kandi akawucunga azi neza ko nawe yakora agamije ineza yagiriwe, nawe iyo neza igahererekanwa nawe akazongera akazamura abandi. Nkababwira ko mu binshimisha no kubona hari umuntu mvana mu buzima yumvaga adafite uko azabaho, nkishimira kubona noneho hari aho ageze. Urugero navuga nko kumuvana mu cyiciro cya mbere nkamugeza nibura mu cya gatatu, kandi ibyo simvuga ngo nibyo nzakora, ahubwo byarakozwe biranakorwa. Mu buzima turimo nibwo tuba ahangaha kuri Nyirangarama. Muri iyi filime mbarankuru ntituri bugaruke cyane ku bikorwa by'ubucuruzi bya Entreprise Urwibutso, ahubwo tugiye kureba icyo abaturage bayiziho, icyo yabafashije mu buryo bwo kuzamura imibereho yabo. Iyo mvuze ngo Entreprise Urwibutso wibuka ko mba mvuze Sina Gerard, nk'uko iyo mvuze abaturage mba mvuze abantu b'ingeri zombi, abasheshe akanguhe, urubyiruko n'abakiri bato. Dutera uburezi reka tubuhere imbere mu ruganda. Antoine Ntawumvukiye azwi ku izina rya Fundi, ni umugabo w'imyaka 52, afite abana 5, atuye ku musozi wa Gitare wo mu murenge wa Base wo mu karere ka Rulindo. Kugera iwe ni ibirometero bike uvuye kuri Entreprise Urwibutso ukambuka akagezi kitwa Bahimba, aho witegeye neza neza umusozi wa Tare. Uyu mugabo ni umukozi w'iyi Entreprise, akaba anafitanye amateka nayo kuko ayikoramo kuva mu mwaka w'1987, akaba yimazemo imyaka isaga 33. Ashinzwe ibijyanye n'ubwubatsi, ni technicien ingénieur, arasobanura ibijyanye n'iterambere rye kuva yatangira gukorana na Sina Gerard. Natangiye nkora amashanyarazi kuko iyo gihe inyubako zari nkeya, noneho ubwo twimugenda tutera imbere ziba nyinshi, imirimo yose ndayifatanya. Ariko icyo gihe nyine amajyambere yari makeya, mbese muri make imibereho myiza nyibona ubu ngubu. Iki gihe cyo kizima kurusha kurabagaho mbere. Aho njye Entreprise Urwibutso nateye imbere cyane, nari ntuye mu manegeka mpera ziri guriri ya kure, nza ku muhanda nubakamo inzu nk'ingi mwabonye. Abana banjye bose bari muri secondaire, abandi bari muri université. Urumva ko ibintu byaciyemo mbese. Bose mbikesha Entreprise Urwibutso, ariko by'umwihariko umuyobozi wayo Sina Gerard. Iyi ni inkomoka mu za Sina Gerard, iyi ni inka rwose y'isuku, iyi nka nitonda. Makazi y'urugwiro abagore beza, abakobwa b'i Rwanda muragacutse.
Nibyo koko yarihiye abana amashuri, abasha kubaka inzu nziza, akaba anoroye inka imufasha kubona ifumbire yo gufumbiza urutoki rwe rwa kijyambere, aho ibyo yejeje abijyana kuri Entreprise Urwibutso bakabimugurira bikengamo inzoga yamenyekanye nk'akarusho. Ibindi rero mubona hano mu rutoki rwa kijyambere rwo kwigira urutoki, aho urutoki yitwa fiya ivamo akarusho made in Rwanda. Ibi rutoki rero aho umuntu ajya kubivana kure, aha ngaha tubyinga kijyambere kandi ibyo byongeranya n'umushahara umuntu agatera imbere. Uwo mfasha cyangwa uwo mfasha kandi dufatanije ni uko nafata nk'urugero nk'umuturage uri aho atabona ejo hazaza, nyamara afite intege cyangwa agasambu karinganiye abayemo atuye. Icya mbere mperaho hari ukumuha akazi, kumuha imirimo. Ntabwo ari ngombwa ngo atere iperu muri Entreprise, mu nganda n'ibindi bikorwa, ahubwo iyo muhaye inka kumuragiza inka cyangwa intama, ihene n'inkoko, inkwavu, ingurube, ayo ni amatungo yoroshye kugira ngo ashobore kuyaragira. Nkanamufasha none no guhinga ubwatsi bwo kugira ngo ashobore kubona uko ayo matungo ayitaho. Tukiri mu ruganda kandi nubwo yabanje kunyura mu buzima bumugoye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ari umupfakazi utagira epfo na ruguru, yarahoraga yibaza uko ubuzima bwe buzamera nyuma yo gupfusha umugabo we agasigarana abana nta kazi nta bundi bushobozi. Yaje kubona igisubizo ubwo yahoraga na Sina Gerard waje kumuhindura ubuzima nyuma yo kumuragiza inka. Amaze kundagiza inka ubwo byabaye mahire kuri njyewe, ni nk'amata yabyaye amavuta, kuko nahise mbona ifumbire. Nakundaga guhinga cyane, mbona ifumbire ryo guhinga y'amatunda na za nkeri. Noneho inka irabyara, imaze kubyara amata ndagurisha, abana bakanywa, ibintu nk'ibyo. Ariko hagati aho Sina amaze kubona ko ndi umuhinzi mworozi, nshoboye guhinga, nshoboye byose, yahise ampa akazi. Ampaye akazi noneho ntangira gukora bya bindi, mfite akazi mpahira iyi Entreprise yose. Gusa nabivuyemo ejo bundi ari uko nagize uburwayi rwa diabete, imbaraga zitangira kubanya. Ariko muri abo bana uko ari 5 kugeza wenda ndavuga muri make, nakomeje guhinga ariko ngumya no gukora. Biba ngombwa nanjye ko ngira abo nkoresha, ndetse byabaye ngombwa ko ntinyuka nguza banke arananyishingira kubera ko yabonaga mfite ubushake. Nubaka inzu n'ubu iri hariya, ndayikodesha nkabona amafaranga. Ubu uko iminsi yagendaga yicuma niko nanjye navaga muri bya bindi by'ibibazo, nkumva kubera ko nabonaga mfite Sina, nkumva koko nanjye nkomeye. Ariko uyu munsi abana banjye nabo barashimishije, nanjye ndishimye. Mfite amazi mu rugo, mfite amashanyarazi, mfite byose, mfite abakozi mu rugo, mfite inka. Ubu nta nubwo nkiri umworozi, nanjye ndi umutunzi, kuko nanjye mfite ubushake bwo kuragiza undi muntu, nawe mfite icyo ndusha. Mu muhanda werekeza ku musozi wa Tare, akenshi uhura n'abagore bari gukora uyu muhanda. Ushobora kwibaza impamvu, ariko ntibaba bakorera amafaranga, ahubwo benshi muri bo ngo kubera uburyo Sina Gerard yabahinduriye ubuzima, babona nta yindi nyiturano bamuha usibye kumuha umuganda w'amaboko, by'umwihariko mu bikorwa remezo birimo uyu muhanda, cyane ko bose bawukoresha. Aho Bantegeye Valentine ni umubyeyi w'abana 6, afite imyaka 51. Ni umwe muri abo babyeyi bihamiriza ko iyo batamenyana na Sina Gerard ubuzima bwabo butari kuba bufite icyerekezo. Valentine yari afite abana barwaye imirire mibi, nta nzu yagiraga, yararaga anyagirwa, ariko avuga ko nyuma y'aho umuryango wa Sina Gerard umumenyeye, yahawe imyenda yo kwambara, atangira koga no gusa neza. Nyuma yaho yaje kwegera Sina baraganira. Nyuma yo kumva ibibazo bye, yaje kumwubakira inzu, amugurira umurima, anamuragiza inka,
atangira kujya akamira abana bava mu mirire mibi, mbese ubuzima bwe bwarahindutse. Sina Gerard ni umubyeyi rwose, nari umutindinya kujya njyewe aho banegeye, yewe nta n'inzu nagiraga, ukuntu mbese nari ndi uwo kwipfira. Ubwo naragize nabaga mu ihema, ibirago nkaza ndakingaho ibirago hasi, abana si njyewe, sinagiraga n'inkwi isafuriya yo gutekamo kubera ubukene, nta n'isambu nagiraga. Sina Gerard ngiye kubona kuko umutware wanjye yahoraga araja kumukorera, twakoreye akatujyana mu kabari. Umunsi umwe ndamanuka ngiye gutunda ibumba, ubwo ndagenda nditambagiza, nkaba narimetse umwana wagwaye amavunja, wagwaye bushita, ndagenda mbese muri aho rwego, ubwo abantu barandebaga bagahunga bagasunika, uriya muntu nuwahe, ati n'uriya musaza ukora hano. Kuva natangira gukorana na Sina Gerard n'umugore we mama Karina, ubu nateye imbere, ndi umugore utinyutse uvuga ijambo rigahama. Ubu ngubu yamaye inka ndimo gukama, iya mbere yamaye inka ikuze irabyara, imajije kubyara, ndahindukira nanjye inyoroza abandi. Aba bana nagenda baha amata kugira ngo bakire. None ubu ngubu ndimo kumugemurira amata, nkayajyana iwe, nayageze iwe akamereza amafaranga. Ndi umugore ukenyera igitenge nkasubira mu kindi. Ubu ngubu tuba turakora umuhanda wacu n'amajyambere, turitanga tukaza natwe kuko nta kintu twamuhemba, mbese ubwo mu byo yagiye aradukorera nta kintu twabona, si twamutura inzoga se, twamutura ibishyimbo se, twamutura iki? Ahubwo nicyo gituma dutanga amaboko. Duhinga urutoki ruvamo akarusho, duhinga urusenda ruvamo akabanga. Usibye Valentine, hari n'abandi batandukanye bagaragaza ko kumenyana cyangwa kuvugana na Sina Gerard byonyine, by'umwihariko ukaba uri umukene, biba ako kanya bisobanuye ko ubuzima bwawe bugomba guhinduka. Nyiramahoro Beatrice nawe ni umubyeyi w'abana 5, afite imyaka 41 y'amavuko. We ni umuturage w'akarere ka Gakenke mu murenge wa Muyongwe, akaba yarazamuwe n'ubuhinzi bw'inkeri nyuma yo kwatishwa na Sina Gerard akamuragiza inka ndetse n'amatungo magufi. Nitwa Nyiramahoro Beatrice, nkaba afite abana 5, abahungu 2 n'abakobwa 3. Ntako nari meze njyewe. Ubuse sinasize umugabo wanjye mu rugo, nkaza hano kwifasha, nkaza hano kunyirangarama. Sina Gerard kabanyeze ku bintu byinshi, abanyeshuri bacara barihirira, kandi tukisungana ubwisungane bwa mituweli, dututse anyakishije ikinani cy'inkeri, ubu mbonamo mituweli n'ubufasha, kandi mu rugo bwose ubuhinzi bw'inkeri bwo bwabungejejeho mishiheje Sina Gerard. Kandi Sina Gerard ntamenye nayo ifite mu kanwa, uyashyire namenye mu kanwa, ubu narindi bihanga gusa kubera ko nayo mfite n'ifumbi mu menyo. Ubwo rero mbese nta kuntu namushimira. Sina ni umubyeyi mu 2 gatatu. Mumenye bwa mbere nagemuye amatunda no kunyirangarama n'inanasi, wacu muri Gakenke dukora guhinga inanasi n'amatunda. Ubwo ndavuga nti akaza tuza kwitabisha hano mu muganda, tugakora igikora cy'amaboko cy'umuganda, akadusangamo akatwatishiriza n'ibinani, yatwatishirize nyine abantu bafite imirima y'inkeri. Ubwo atanga amafaranga turahinga, kandi tukawujyana iwacu mu rugo amafaranga tukagemura haniwe ku ruganda. Ubu nanjye wenda n'umuntu yaza akambwira ati nabuze n'ikintu mu rugo nkamufasha, nanjye wenda urumva natutse mu kandi karere nza hano kwa Sina Gerard, abana banjye bose bariga. Terega benshi babyibaza, ntabwo bihenze ku buryo wari wese avuga ngo ariko kuki bidakorwa. Cy'ingenzi ni uko ufite ubushake bwo kugira ngo ubimukorere. Iyo mbikoze mbere na mbere, hari ibyo bikorwa navuze byo kumufasha ubuhinzi, ubworozi. Iyo bitabaye n'ibyo, imirimo ihari irimo gukorwa y'ubuhinzi n'ubworozi nibo babikora. Iyo abikora akorera amafaranga, ubimukoreye akazajya agira utwo agenda yishyura tutamuhungabanya, igihe kiragira ideni rikivanamo, ariko mugaturana ubona ari umuntu utanyagirwa,
ari umuntu unezerewe. Iyo ufashe inzu hano kuri uyu musozi mu giturage ukamwubakira neza inzu ukayishyiramo isima, umusozi wabaho mu mateka nta wari warigeze yubakisha isima, usanga hariho n'abandi bari bafite amafaranga batari bazi uburyo bayakoresha. Ngira ngo mujya mubona wabonye ko hari ahantu ukunda gusanga irangi ry'umuhondo cyangwa se ry'umweru cyangwa planche de rive iriho akize neza afite toilette isimutse. Iyo nabikoreye kuri umwe ndongera nkasimuka nk'ingo 20 nkongera nkabikorera ahandi, abandi hagati bagenda babyikorera bitewe n'umutungo bafite. Ushobora kuba gusarura mu buhinzi n'ubworozi bwe yikorera, gusa nyine tukamuha n'isoko ariko akarebera kwa mugenzi we ngo nanjye iriya nzu ngomba kuyubaka. Sina Gerard yarakoze cyane, reka mushimire. Sina Gerard ibikorwa byawe tambuka neza bimeze neza, tambuka neza mama Karina, tambuka neza ucinyakadiho, impundu zanjye ndaziguhaye. Mu birometero bike uvuye ku muhanda wa kaburimbo uzamutse ku musozi wa Tare, hatuye umubyeyi witwa Patricia Mukantwari. Mbere y'uko amenyana na Sina Gerard, avuga ko yasaga nabi ku buryo n'abantu bamwinubaga. Nyuma y'uko inzu yihirimye yatangiye kubura aho kurara, akajya acumbika ndetse rimwe na rimwe bakamwima icumbi. Gusa kuko umunyarwanda yavuze ngo suko bizahora, yaje guhindurirwa ubuzima. Ubu ni umuhinzi mworozi, yubakiwe inzu ndetse acana n'umuriro w'amashanyarazi. Naramenyana na Sina Gerard, nari ndi umuntu udafite ubuzima bwiza, mbese aho nyuze hose ugasanga bancira, banyirukana, banyamagana ngo nere kubegera. Nari ndi umukene, ntagira agatenge, ntagira n'inzu mbamo, mbese ngenda ntagira icyerekezo. Noneho ubwo bambona bakavuga bati uriya ntagira umurengera hepfo no haraguru, ati ntacyo azigezaho, nanjye nakwireba nkiheba. Mbese naje ukuntu twaje kumenyana, yaje guca ahangaha haraguru, noneho ambona ko nari meze, duhurira ahantu nari ndi mu muhanda. Ubwo Sina arambaza ati mbe madamu niwe wahindutse cyane arinzi, tino se byakugendekeye bite? Ni kugira ngo mere gucyana ubukene bwo kutagira aho ndara, bwo kutagira ikintu cyo kwambara, cyo kutagira ubufasha. Arambwira ati ngiye guhera no munsi ntabwo nshaka kugira ngo uzongere kujya guca ishuri ahandi mu gasozi untaye. Ubwo nzari yarahirimye ngeze ndavuga nti subu ndarara he, nkaza ntabijye mukene nkaje kurara hariya mu nzira, nkarara mu baturage. Ubwo ngeze rimwe akanyamagana, ubundi nkigarukira nkabura na Sina ati bite ni gutya. Ubwo Sina yaje gufata abakozi bo kwibarizo rye, arabazana mbese nk'umubyeyi, baba barasizije, abaragiye aguza ibiti, baba barabumbye inzu, baba barayubatse, barayizamuye. Hari umugabo witwa Gavuga avuga ati nanjye ndashyiramo amaboko nk'intwari uyu mubyeyi tumurengere. Sina nawe buri mugoroba saa 6 Imana ntabwo yaruhukaga, abona ageze haragura imodoka ko bamugara ati inzu bamugeze, abandi batigeze hejuru. Hagera igihe ubwo ibiti babigejeje aha. Ibindi yamfashije, yaje kumpa inka ya mbere yagira inka, aravuga ati ngiye kuguha inka uzihinga utuboga, uhinga utujumbu, uhinga kandi koko uhinga utugori, ati noneho natwe turebe ukuntu wazamuka. Naravuze nese ubu inka nzayishobora? Niko bari bagiye kumpa inka agira inka, hakaza abantu babanze bakavuga ngo si bampa inka, bakayitambika. None ubu ngubu nzayishobora? Sina ati rwose yifate, ati Imana izagutiza imbaraga. Yamaje kuyima pe. Inka narayiragiye nyiragira imyaka 3, inka yanga kubyara. Ndenda mugara nti inka yanze kubyara, baraje barayijyana. Nari narayise Karabo, ugarongera mpa iriya yo nayise iyamukunze. Nk'ubwo ngiye kubona mbona mu mahirwe y'Imana wawe kubera gusenga ni byiza, ngiye kubona mbona inkira byaye. Imaje kubyara inkubwo naraje mu yamata, amata nanjye ndanywa pe, ndagenda ndashisha ubwo nananatse kubera ko yatetse. Indanywa ubwo ndagimura, nkabona umunyu, nkabona isabune, nkabona amavuta yo kwisiga. Nkama ifumbire ndafumbira, mbona nanjye ndimo kugera ku iterambere.
nk'abandi za mboga najyaga gusaba ntabwo nongeye kuzisaba. Ndahinga nk'utu dushyimbo gutya nk'akaraye nka gutya nkacukura ntabashye kugasaba nkagenda nkakumbati nka kariya nkagenda nkagakura. Sina Gerard ubwo ikindi cya kabiri narindi umuntu uba mu gicuku amashanyarazi. Ikindi cya kabiri sinari mfite ikikoni anyizaharagura avuga ati ko nabona gucana mu nzu. Aragenda abwira umudamu Daforoza arazayubakisha ikikoni. Ikindi cya kabiri nanone yangejejeho nari ndi kumurangara mvuga ni si bunda bigenzanye bunda akora iki. Ngiye kubona mbona arazanye abakozi urutoki barateye. Aho inka yageze, aho ayo matungo yageze, ifumbire ryahageze. Tugafata imbuto z'inkeri, amatunda, inanasi, urusenda n'izindi mbuto zose zinyuranye mu zo duhinga. Tugira amakadamiya, tugira karoti, bitewe n'ubutaka barimo uko bawuteye. Ugeze ahirengeye hejuru ku musozi wa Tare, aho ureba ubwiza bw'utu turere twombi, akarere ka Rulindo n'aka Gakenke, niho hatuye Mugemangango Hildebrand n'umufasha we Mukantagwabira Angelique. Iyo barebye bombi ni umuryango wibaniye mu mahoro, bakaba bafite abana 3 bonyine. Mugemangango avuka mu cyahoze ari komine Rushashi, gusa we na Angelique bituriye mu mudugudu wa Bubiro, ni mu kagari ka Nyirangarama. Nitwa Mukantagwabira Angelique, abone mu mudugudu wa Bubiro, akagari Nyirangarama, umurenge wa Bushoki, akarere ka Rulindo. Ndi umumama w'abana 3, nkaba nubatse, nkaba narasezanye n'umutware wanje ku buryo bwemewe n'amategeko. Umugore n'umugabo bavuga ko bahinduriye ubuzima na Sina Gerard nyuma yo kuragizwa inka, bakanahabwa zimwe mu ngemwe z'ibihingwa, nyuma byera bakabigemura n'ubundi kuri Entreprise Urwibutso. Inka twayihawe na Sina Gerard, mbese yararebye abona ku buryo twari turiho twaryaga nta fumbire, ariko muzi ko kujya kuri baro ifumbire. Mbese ku ifumbire ridukorera ikintu cyinshi, mu bishimbo n'ifumbire, mu bijumba n'ifumbire, no mu myumbati. Ubwo rero rwose pe sini impamvu namushima ko ari umubyeyi mwiza. Mbere twete no mu nzu, inzu yacu yari imeze nabi, abo ku murenge abo kukoreye barazaga bakabona inzu yacu ni ikibazo yuko yenda kutugwira. Ariko inyana ya mbere nuko nka ya mbere yaturagije twarabubyarije, natwe turibyariza inka turayigurisha, itugira akamaro, niyo twubatse minzi muri kureba. Ubu inka nteganya ko abana banje bagiye kunywa amata bagashisha bumva. Akabakobwa kanje kandi muri kureba kari karanze amata, ariko bitewe na Sina Gerard karagera ku ishuri kakaza kakavuga ati mwana nakobisa amata. Ni yego mwana wanje. Uyu mugabo waha yari umuntu kwijaga tugirana ikibazo, ariko Sina Gerard aho yamujaniye uba ari mu itora arabyina akaza akavuga ati madamu wanje mvuye kubyina ni naho. Ibindi Sina Gerard yatumariye, yaduhaye inkeri, baza tuzihinga tugatangira mituweli ku gihe. Twarayibonaga bitugoye, ariko twagiye muri inkeri mituweli tukayibona bitatugoye. Yaduhaye pome, ubu pome nazo twarahinze ziri kuraba zigiye kwera. Yaduhaye indimu ngiye kuzitaho uko bishoboka, nazo zere rumva ninzijana ntago umwana azara ikiro cy'ibishimbo, kandi nagiye zandi mu kwa Sina, nagiye za pome kwa Sina. Mbere yuko tumenyana na Sina twarahingaga ibishimbo ntibyere, ugahera kuko wagahinze. Wahinga ibijumba waje gukuru ugasanga wapi nta bishimba bihibereye. Ariko aho twamenyaniye akaduha inka, bite yuko inka yaduhaye Sina Gerard ni yiduha ifumbire, tugahinga ibijumba, tugahinga ibishimbo, tugahinga n'imyumbati nayikera. Ubwo rero iyo turiye tugabona n'abana nta kibazo ntibabura, ikaye tukaba twabona n'icyo dusagurira isoko, byose tubikesa Sina Gerard. Usibye kuba bamaze kwiteza imbere no kwihaza mu biribwa, Sina Gerard binyuze mu bufasha yagiye aha abantu batandukanye mu by'amasomo y'ubuhinzi n'ubworozi. Mugemangango Hildebrand nawe yarayitabiriye ku buryo afite ubumenyi buhagije mu by'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Mu bindi nari nshigaje ni ukuvuga ngo yajyanye umugabo wanjye mu ishuri amwigisha iby'ubuhinzi kugira ngo tuze tubona azaze amenya gukoresha ifumbire. Ubufumbire no kuvuga ngo ndaje mu bishimbo anyere ko ducira imyobo duhinga kijambere. Ubwo rero nawe yararimo ambwira ati ikindi nshigaje bari kutuboye ko bagiye kutwigisha kuza turatera inka inshinge. Ubwo rero ntegereje ko nawe masomo nayo azagenda akayiga nk'ubu inka yacu Sina yaduhaye yabagize ikibazo akaza akavuga ati
reka nanjye njye gusaba izo nshinge nze nyiterere aho kugira ngo yigwe aje gushaka iki abaveterineri. Iri tabi uri kubona aha ngaha umugabo wanjye mu masomo yize yambwiye ko bamwigishe yuko agomba guhinga iri tabi tukaza turivanga n'indi miti, iyo miti tukaza tuyitera mu myaka ikarinda imyaka bwa busimba, aho kugira ngo dutere undi muti wangirize inzuki cyangwa ngize ibindi bintu bya byiza ngo tujye dutera iri tabi turivanze n'indi miti. Nk'uko utubona njye n'umutware wanjye turi urugo rwifitiye icyizere kuko twateye imbere. Umutware wanjye bamuseye mu ishuri, icyo tutari twabatabashe kumenya barakimwigisha arakimenya. Turahinga tugafumbira tugashyiramo ifumbire tukeza, ubu nta kibazo dufite n'umuryango wacu. Nkafata abana be nkabajyana mu ishuri muri college fondation Sina Gerard kugira ngo ejo hazaza ibyo nshoramo nibura abo bana nibamara kumenya ubwenge bazagira ikirenge mu cyacu nabo bazashobore nibura natwe kuba bafasha abandi, kandi natwe n'ibyo twashoyemo iyo bamenye ubwenge bagakora neza tuba tuzi neza ko iyo neza izongera ikabyara inyungu mu gihe abo wareze neza bagiye bagakora imirimo inyuranye y'igihugu ndetse n'iya Entreprise. Twerekeje mu bijyanye n'uburezi, Pascaline Umutoni Uwase yiga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye muri college fondation Sina Gerard. Nubwo akiri muto ariko n'umwe mu batazibagirwa ineza yagiriwe na Sina Gerard wanashinze iki kigo yigaho. Ukuntu naje kuza kwiga kuri college fondation Sina Gerard twahuriye niga muri primaire, abona iwacu nta bushobozi dufite, aravuga ati ndagufasha gutya uzaza wiga ugere segonderi nzagufasha paka urangije. Arambwira ati deni nurangiza segonderi na kaminuza uzayiga nzagufasha. Arangije muri vacances abonye ko nta kintu cyo gukora naba mfite, arambwira ngo muri vacances ufite uburenganzira bwo kuza gukora iwanjye kandi ugahembwa. Noneho by'akarusho nk'umuntu arihira nk'ibibazo abazi by'abanyeshuri, ampa amafaranga menshi kugira ngo ngire ibikoresho ngura watakagombye kungurira, ngire n'ibindi bintu nagura we ntakagombye kujya kumusaba. Nuko byagenze, ariko kugerana n'ubu aramfasha kandi ankorera byinshi bishoboka, kandi aho ngeze niga ndamushimira ko yaramfashije cyane. Bigigari Kamili nawe ni umunyeshuri muri iri shuri rya college fondation Sina Gerard, yiga mu mwaka wa 6 mu ishami rijyanye no gutunganya ibikomoka ku buhinzi food processing. Umwihariko afite ni uko ari umugabo wubatse kandi n'umwana we akaba yiga muri iki kigo. Nawe ni umwe mu bazi cyane neza y'umugabo Sina Gerard. Kuza kwiga hano muri college fondation Sina Gerard kuri ngewe byanyunguye ikintu kinini cyane. Nk'ikigo nk'iki ngiki cyatangiye gitinze ugereranyije n'ibindi bigo, ariko kikaba gifite umuvuduko w'iterambere. Biranshimisha cyane kuba nkirimo, kandi Sina Gerard nkaba ndi umwe mu bo arihira. Ubwo namenya umutima mwiza Sina Gerard afite uko uhagaze, ariko icyo mpamya nuko yandebye akangira impuhwe ati nawe jya mu bandi nkurihire. Hagati aho ngaho rero akaba ari izo nzira byaciyemo, nta kindi kintu natanze ntacyo. Natangiye ndi umukozi kwa Sina Gerard, nyuma nza kubona ko gushaka amafaranga nta bumenyi kandi ari guteza imbere n'uburezi. Gushaka amafaranga nta bumenyi mbona ntacyo byazamarira. Nibwo rero namwegeye ndamubwira nti ndifuza kujya kongera ubumenyi ku bijyanye n'iby'akazi nkora, gutunganya ibituruka ku buhinzi n'ubworozi. Nakoraga mu ifuru. Ubwo rero abyakira n'umutima mwiza, niko kunzana hano. Ubwo rero akimara kugira umutima mwiza wo kumfasha, yananyemereye ko azamfashiriza n'umuryango wanjye. Ni muri ubwo buryo rero nazanye n'umwana hano ngo yige muri primaire, ubageze mu mwaka wa 2 aramufasha. Ubwo no mu biruhuko nyine kubera ko Sina Gerard yiyemeje kujya aramfasha, no mu biruhuko ndagenda nkakora kugira ngo ndebe ko nazajya mbona amakaye cyangwa se nkabona ikindi kintu najyana mu rugo nk'umupapa wubatse.
bivuze ngo iyo ngezeyo nsanga bitandukanye nuko iyo ndimo nkora biba bitandukanye nuko nakoraga mbere yuko iyo ngezeyo ubu ngubu ndikoresha nkipimira ibikoresho byose kandi nkaba mfite n'ubundi bumenyi ku bindi bintu bituruka ku buhinzi n'ubworozi ibyari byo byose iyo biva bikagera kubera ko mba narabyize hano. Ubwo rero mu gukora gutyo bituma n'umushahara wanjye bareba bakavuga ati tugiye kuwuzamura. Naho ngaho bigiye bitandukanira yuko ngenda nzamuka mu mushahara no mu bumenyi. Muri College Fondation Sina Gerard harimo section zirimo zibafasha, harimo section ya agronomy, ya veterinaria, harimo food processing. Aho naho nagiye nkurikira amakuru yo mu bihugu byateye imbere ku isi by'Uburaya, muri Amerika, muri Aziya, hasanga igituma mubona uwifite agerageza kohereza umwana we hanze. Icyo abakurikiye no kwiyo wiga unashyira mu bikorwa, unakora mu nganda zinyuranye, mbese ibyo wiga ukanabyiga ubona naho pratique uyikorera. Kuri bamwe mu banyeshuri biga amashami y'ubuvuzi bw'amatungo, abiga iby'ubuhinzi ndetse n'abiga kubyaza umusaruro ibikomoka ku bihingwa, ngo kuba babona imyitozo ihagije igihe bari kwiga icyo bita pratique mu ndimi z'amahanga, nibyo bibaha icyizere no kubona batarayobye ishuri, kuko babona itandukaniro rinini nuko baba biga ku bindi bigo byigisha aya masomo ariko batabona pratique ku buryo buhagije. Twebwe twiga mu gutunganya ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi, dutunganya nyine imbuto ziva mu buhinzi tugakoramo amaji, dutunganya amata tugakuramo amayawurute, dutunganya n'ibi bihingwa bindi nyine tubikuramo iyindi product runaka. Itandukaniro ririmo ni uko tubasha kubibona ababifite, tukabona pratique zihagije, tukajya mu nganda ze tukareba uko bakora, kubera yuko nyine aba nabyihingira byinshi, tukabijyamo tukabisura, tukabikoramo product runaka twabanje no kubibona bikiri ibihingwa. Hano muri veterineri twiga ibintu byinshi bijyanye n'ubworozi ubwo ari bwo bwose, yaba ari inka n'andi matungo yose atandukanye. Twiga kuyavura, kuyorora, indwara ziyafata, buri kimwe cyose kijyanye n'ubworozi. Ikintu kinini cyane turusha abiga ku bindi bigo ni pratique, kuko niba wiga ibintu bizi mu magambo utazi kubikora nta kintu byamara, ariko kuba tuzi kubikora cyane nicyo turusha abandi cyangwa abandi biga ku bindi bigo, kuko nta pratique nyinshi baba bafite. Ikintu mbona cyane gituma kuba tubona pratique ni uko bimwe mu bikoresho dukoresha byose birahari, amatungo yose ndetse n'ibindi bikoresho tuba dukeneye. Umuyobozi w'ikigo turamusaba yangiza akabiduha tukabikoresha. Inyungu mbikuramo nuko mbyiga nyine mwikaye gutya ku kibaho, nkaza no kubyiga mbikora, bikamfasha kubimetiriza no kubimenya cyane ku buryo nasohoka no hanze hatandukanye hagira icyo nakigezaho. Ishami niga ry'ubuhinzi twiga n'ukuntu wabasha kongera umusaruro. Muri uwo musaruro ukuntu tubasha kuwongera, turusha nko kugraftinga ibi biti nk'amapome, amavoka ndetse n'amaronji, tukabasha kuba twakongera uwo musaruro wabyo. Nk'iyo ufashe itunda ushobora gusanga mu buzima busanzwe iyo utabashije kuba warikorera iyo process ubwo buryo ushobora kuyongera umusaruro bishobora gufata imyaka 10. Noneho iyo ukoreye ubwo buryo bwo kuba wakongera umusaruro bishobora kwerera nko mu myaka nk'3. Buriya hahirwa ababyeyi barerera muri College Fondation Sina Gerard, kuko abagoronome turabaforoma. Umugoronome azi ko aranyagirwa, yanyura mu byondo, mu bitaka, akamenya gukorera imbuto, warangiza kumuvana mu murima akaziherekeza akajya aho twakirira imbuto. Ejo bakongera iwanjye ntabwo biga muri College Fondation Sina Gerard ntibasaba stage, kuko stage barayihora. Akajya mu ruganda akabona uko winjije marakuja hakavamo agashya, winjijemo inkeri, winjijemo inanasi, ufashe urusenda ukaruhinduramo akabanga, ugafata ibitoki se nabyo bikinjira mu mashini ukabona bivuyemo akarusho, ukajyana muri alimentation tugacuruza, noneho ukamushyiramo no muri alimentation agacuruza, bakajya bamuhereza amafaranga, akabona izo process zose yanyuzemo
kugira ngo azagere ku ifaranga. Ya nyota yo kuvuga ngo yarangije arashaka amafaranga cyangwa miliyoni ngo abone ari kuri konti asimbutse, ibyo bivaho ugakamenya ko umurimo cyangwa umwe ari ukuvana amaboko mu mufuka, ugakora ugakoresha ubwenge, hanyuma n'aya mafaranga akaza ariko wayasasiye wayakoreye. Mu Kinyarwanda bavuga ko umwana w'umufundi abwirirwa ariko ataburara. Aho baba bashaka kuvuga ko umuntu uwo ari we wese wize umwuga aba asezeye ku bukene. Iri rero ni rimwe mu masomo yacengeye abanyeshuri bo muri iyi koleji. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Dusengimana Jeremy, nitwa muri koleji Fondation Sina Gerard, niga mu mwaka wa 4. Rero nk'umuntu w'umugoronome aba ni bagenzi banjye, ubu tuvugana tuvuye muri pratique mu kizamini cya pratique, kandi twagikoze neza kuko twabyize. Rero ndahamya ko nta mugoronome yakenye, kuko umugoronome iyo ahinze imyaka irakenerwa buri munsi, yaba umukire yaba umukene, twese dukenera kurya. Niyo mpamvu rero ibyo twahinze bigira agaciro. Iyo duhinze ibirayi tubijyana ku isoko tukahasanga abakiriya, icyo gihe ibirayi byacu biragenda tukabona natwe amafaranga. Iyo tubonye amafaranga tuyajyana mu bindi bikorwa. Nkanjye mbona pratique, nabona pratique zihagije, iyo ngiye kuri teri ndagenda ngakora ibyo nakoze, mbikora neza nk'umuntu wabyize, kubera ko niga mu kigo gikomeye kandi gitanga pratique ihagije, kuko buri kintu cyose kugira ngo dukore pratique turakibona. Ngiye mfite umunsi nafasheho ku wa 3 wo kujya kuganiza abana bari mu kigo cyanjye College Fondation Sina Gerard, mpereye muri ba bana b'icuke garidiyene, primaire, secondaire n'amasection anyuranye, mbigisha mbaha ibiganiro by'ubutwari byo gukora neza. Benshi mu banyeshuri biga muri iki kigo usibye kuba babona amasomo ahagije by'umwihariko mu gushyira mu bikorwa ibyo bize, bose banagaruka cyane ku nama nziza Sina Gerard adahwema kubagira iyo yabasuye, binatuma bumva babereye icyitegererezo ku buryo hari inama bamaze kubika bazanagenderaho mu buzima bwabo buri imbere. Ikintu Sina Gerard akunda kutuganiza mfata nk'impamba yanjye cyangwa inyigisho ya buri munsi, nuko akunda kutubwira tuvana amaboko mu mifuka, dukore, twigirire icyizere, tunamwigiraho byinshi kuko dukunda kubona ibyo akora. Ubutumwa akunda kuduha ntazigera nibagirwa, nuko nyine atubwira yuko gusohoka ugiye hanze ugomba kugira icyo uhasohokana, kuko aduha buri kimwe twifuza. Ugomba kugira icyo uhasohokana ku buryo sosiyete igenda ivuga ati umwana wize kwa Sina afite icyo yahavanye, kandi koko nibyo. Ikintu ngiye mwigiraho nyir'ikigo ni uko akunda gukora cyane kandi agakora ibintu byinshi mu gihe gitoya. Kandi ikindi kintu njya nkunda kumwigiraho nuko ajya atubwira ati ibintu byose iyo ufite discipline nicyo cy'ingenzi. Niyo waba uzi gutwara indege ariko nta discipline ufite nta kintu byamara. Amwe mu magambo nyine akunda kutubwira twubaka, akanadutera courage kandi akaturinda no kwirarira, harimo wenda nka siroga akunda gukoresha, agatera ngo tugire ubukire, noneho twe tugasubiza ngo twese hamwe tubukoreye. Na nyine atwigisha gukorera hamwe kandi tukanatera imbere koko. Ikintu nigira kuri Sina Gerard nuko yajya ashora ibikorwa ahantu hatandukanye, yaba mu bworozi, yaba mu buhinzi, yaba no ndetse no mu bucuruzi, agenda aprosesinga ku bintu byavuye mu buhinzi bwiwe. Nkatwe nk'abagoronome urahinga ibirayi hafi aho ngaho, ibirayi bifite ibyo byatsi hafi aho ngaho, ukaba ufite n'amatungo worora, ibyo byatsi kugira ngo bipfe ubusa ukabizana muri ya matungo yawe. Bamwe mu bayobozi bahagararira abanyeshuri hari izindi nyungu babona zirenze ibyo bahabwa nk'amasomo, nko kuba babona abashyitsi batandukanye baba b'imbere mu gihugu ndetse n'abanyamahanga, kandi nabo babasangiza ku mpanuro, yewe hari n'abafashwa kujya kwiga mu bihugu by'amahanga. Amazina yanjye nitwa Uwicyeza Scovia, niga mu mwaka wa 5 food processing, nkaba ndi duayene akoresheje Fondation Sina Gerard. Usibye impanuro Sina Gerard aduha, tugira inyungu nyinshi kuko hano dusurwa n'abayobozi batandukanye ndetse n'abandi bantu baturutse hanze batandukanye. Urugero nk'abaminisitiri w'uburezi bagera hano ndetse n'abamusenyeri. Ejo duheruka gusurwa n'umusenyeri, yatugiriye inama nziza ziradufasha, tubwira n'intego tugomba kugenda nk'abanyeshuri, kugira ubumenyi, ubupfura ndetse n'ubutagatifu. Ibyo bintu byaratwubatse cyane,
n'abo bashyitsi iyo baje mu kigo cyangwa baje gusura ibikorwa remezo bya Sina Gerard nta gatuma bagenda batatugezeho ngo batuganize, nabo iyo baje bagira impanuro baduha yo gukura amaboko mu mifuka tugakora, tukamenya ndetse no kwiha icyizere, tugakorera hamwe, tugafashanya muri byose. Koze nitwa Musabe Iva, ndi umuyobozi wungirije uhagarariye abanyeshuri muri College Fondation Sina Gerard. Nandi mahirwe tugira kuba twiga mu kigo cya Sina Gerard, iyo wize neza ukagira performance zo mu ishuri aguhemba akazi cyangwa se akaba yanagushakira scholarship yo kujya kwiga mu bihugu byo hanze. Urugero natanga rwa hafi ni nk'abanyeshuri barangije hano umwaka washize ya Connexe muri Kongo Kinshasa bari gukora b'abagoronome. Nko guhemba abana ndabyuka duherutse bafata umwanya turaganira shakamo abana, hari abana batsinda, icyo gihe batsinda babona igihembo ariko n'ababyeyi nabo nk'abahemba kugira ngo n'abandi baturanyi baboneho gukomeza kwita ku bana bakababa hafi ko bagomba kubafasha kugira ngo iyo ntsinzi bayisangire. Mu gihe cyo gukurikirana abana biga bakanatsinda neza, batatu bavuye mu rugo rwandagiwe n'Imana Vincent waje guhembwa igihembo atanatekerezaga. Kuko Sina akunda uburezi, yaje ku kigo cye aza kureba uko abana biga, hanyuma abaza abarimu uko bigisha, abaza abanyeshuri biga muri icyo kigo abana bashobora kuba barabaye abambere, abarimu babereka abana babaye abambere abo banjye batatu, noneho bituma nawe akomeza gukurikirana n'ababyeyi barera abo bana, noneho abaza ababyeyi babo, noneho umwana wabo wiga ku kindi kigo bamwishyurira kuko ninjye wamwishyuriraga, noneho aduhemba kugira ngo uwo mwana azaze kwigira hano ku kigo cye ku buntu. Usibye guhemba abana bize neza, Sina Gerard anareba ku ruhande rw'imyitwarire. Umwana witonda ku ishuri rwose utajya ukangarwa, nkurikirana n'umubyeyi wamutoje, nawe nkasanga nawe niko abanye n'abo bana, abo bose umwana arahembwa n'ababyeyi nabo nk'abahemba. Ni muri urwo rwego hahembwa umuhungu wa Manirareba Jean Pierre uhembwa imyenda y'ishuri, n'umubyeyi wagahembwa itungo ry'ingurube bagomba korora ngo rijye ribakemurira ibibazo byo mu rugo nk'umuryango. Yewe umwana yagiye ku ishuri, ageze ku ishuri barababaza ati umwana witonda mu rugo baba badakubita, no ku ishuri ntibamukubite ni uwuhe? Ati ni njyewe. Ashira urutoki hejuru. Ubwo ngubwo ukuntu byaje kuza kugenda, bageze gutya bamuha inifomo, bamuhemba inifomo y'ishuri, nyuma yaho baza kumuha ingurube ihaka yo kuzazimufasha mu bibazo yagira mbese. Iyo uganiriye n'abanyeshuri bakoreje Fondation Sina Gerard, bose bakubwira ko baje mu kigo batamuzi, nyuma yo kumumenya banaterwa ishema no kuba biga muri iki kigo. Kuba niga hano ku kigo cya Sina Gerard bineshema cyane kuko duhura na byinshi byiza, hari byinshi cyane agenda dukorera, hari igihe nyine ajyaza kutuganiriza nyine tukumva natwe bitewe n'ibikorwa tubona yagezeho, bitewe n'ahantu ageze, bitewe n'iterambere agezeho, tukumva natwe tugize ishema ryo gutera ikirenge mu cyiwe, tukumva nyine natwe turifuza kuba nkawe cyangwa se tukarenzaho kugira ngo twubake ejo hazaza hacu ndetse twubake n'igihugu cyacu muri rusange. Ishema newe nuko kuba nziranye n'uyu muyobozi Sina Gerard, nuko njyewe ibyo abandi batekereza kuba bamubaza, njye mfite uburenganzira bwo kuba namwigiraho nkabimubaza, tudakoresheje se kumubariza ahandi hantu hatandukanye, aradusura hano tukaganira, ibyo nshaka byose kuba namubaza nabimubaza kandi yansubiza. Bintera no kuba niga hano kwa Sina, cyambere nuko twiga mu kigo gikomeye gifite buri kimwe cyose, ndetse tukaba nyiri kigo akaba ari umuntu uzwi mu gihugu, ndetse si mu gihugu gusa no hanze igihugu arazwi. Iryo ni ryo ishema rya mbere mbona. Numva ntewe ishema cyane no kuba niga mu kigo cya Sina Gerard, aricyo College Fondation Sina Gerard, kubera cyane pratique niyo ishigwa imbere,
by'umwihariko tukanabonana na nyiri ishuri akatuganiriza akatubwira buryo cy'umuntu wese akwiye gushyira mu bikorwa aduhereza n'ingero z'uko yabigezeho. Urumva ni uburezi bugeretse kubwo tuba tugomba kubona, ibyo byose bikadufasha kuba twagera ku cyo twifuza kugeraho. Buriya amashuri baravuga ngo amashuri ni ingenzi ariko n'ubumenyi bwo hanze bikaba icyitegererezo. Bivuze ngo rero nta mashini nshobora kugeraho ngo inanire kuyikoresha kuko twigira mu nganda za Sina Gerard tukazireba uko zikoreshwa, dusanga ibyo byose byadufasha. Murakoze. Nkora aya mashusho mbarankuru naganiriye n'abaturage bavuga ko Sina Gerard yaretse abana babo bakigira ubuntu mu mashuri abanza. Urumva natutse mu kandi karere nza hano kwa Sina Gerard, abana banjye bose bariga. Gusa kuri benshi barimo nanjye byabanza kugorana kubyemera ko kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu wa gatandatu w'amashuri abanza umwana ashobora kwigira ubuntu kandi wimwumva nk'umwana umwe n'abana benshi. Gusa igitangaje n'abarangirije muri College Fondation Sina Gerard hari abafashwa kujya kwiga mu mahanga bitewe n'umuhate bagize mu kwiga, yewe n'ubuzo ubushobozi uwo Sina Gerard nta mutererana. Kandi nabahaye icyizere ko ntihazagira unanirwa, yaba ari muri universite yaba ari yo mu Rwanda no hanze ni Buraya, yabuze minerivare kandi duhari. Sina Gerard wafashije abaturage akabubakira amazu, abandi akabaragiza amatungo, ni nawe wubatse akagari ka Nyirangarama, akaba anafatanya na leta mu bikorwa byo guteza imbere akagari, umurenge n'akarere akoreramo, cyane ko mu bijyanye na gahunda za leta aka kagari ka Nyirangarama kaza mu twa mbere mu karere ka Rulindo mu bikorwa byo gutanga mituweli n'ibindi kubera ubufatanye bwa Entreprise Urwibutso, abaturage n'aka kagari. Mbere na mbere hari gukorana n'abo baturage bose, nibyo natangiye mvuga. Utaza ku ipero yo mu gitondo ngo dukore akazi, ipera riterewe ari mu bworozi cyangwa se ari mu buhinzi, nta mwanya rero bafite wo kurangara, bakora icyo bagomba gukora. Ibi byose rero igihe cya mituweli noneho bafite n'imyumvire yabagezemo ku kuyitanga, ukanayitangira igihe abazi icyo gikorwa uko akoze. Buri gikorwa cyose gikeneye akaba azi ko niba ari na kiliziya yubakwa n'abakristo. Ibi byose rero bihuje n'akagari, uyobora akagari ayobora atavunitse. Icy'ingenzi ni ugutanga amabwiriza, gahunda za leta uko zigomba kubahirizwa, kuba akambere. Rero iyo niyo ntego nkunda nanjye, kandi izo mbyina icyo ndimo cyose mba nifuza ko nta kibamo ubwa mbere. Buriya niyo mpamvu kenshi muba mumbaza ngo kuki zanjye ngo zitwa ni iza mbere nyine made in Rwanda. Mu gusoza icyegeranyo cyacu Sina Gerard nk'ibisanzwe ati byose nta handi ni kuri Nyirangarama. Byose rero no gushimira abatwumva, abasoma ibinyamakuru, abareba televiziyo ko byose ari kuri Nyirangarama. Ntihakagire uwiganyira kuza kuri Nyirangarama. Fone bagara ubucuti n'akarenge, natwe turashaka kuba inshuti ya wose kugira ngo duhane ibitekerezo. Hari aho duteye, umuhanga yaravuze ngo aho utekereza ukagera hari undi ucumburiraho. Mfite aho ngera hakagira undi ucumburiraho, hari abagira aho bacumbikiye nanjye nkacumburira. Birumvikana rero niyo mpamvu ngo biryoha bisangiwe. Murakoze kandi muragahorana Imana. Duhinga urutoki ruvamo akarusho, duhinga urusenda ruvamo akabanga, duhinga ibijumba bivamo akarabo, duhinga imizabibu ivamo divayi. Nyirangarama gukora ni kare, aho